ndaguhimbaje muri aka kanya, izina ryawe ni ritagatifu, ni weho Mana yera. Ndagushimiye Mwami Yesu, nukuri abigishwa bawe barakubwira ngo twigishe gusenga. Uravuga uti data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Mana yo kubahwa, izina ryawe ryubahwe mu mahanga yose, izina ryawe ryubahwe mu bakomeye n'aboroheje, ryubahwe mu bami n'ibikomangoma, mu bakomeye n'aboroheje. Kandi ngo icyo uri gushaka cyose kibeho mu isi nk'uko kibaho mu ijuru. Data ndagushimiye ku izina ryawe ari ryo kubahwa, nta rindi zina rijya ribonerwamo agakiza atari iryawe. Ndi muri aka kanya nguciriye bugufi ku birenge byawe kubw'ubutumwa ushimye kumpereza, kuko wemeye ko mba igikoresho ngo ukore. Nyemerera rero Kristo mwana w'intama w'Imana, wururuka aka kanya kuri aka gasambirizi wambaye kubora no gupfa, ngewe w'inyoni imvuvu nkugiriraho umugisha. Ntaba ari nge Kristo, izina ryawe aba ari ryo ryonyine gusa riza guhabwa icyubahiro mu maso y'abatuye isi, mbure aba ari we uboneka. Kandi nyemerere mbakanwa wivugire, Mwami w'abami, amajwi yose atavuga Imana, ibyahagurukira kurwanya umugambi Imana byose bikubitwe hasi, ariko icyubahiro kikomeze kuzamuka. Wubahwe, 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 ukize ubugingo bwa benshi. Urakoze kubyumvishije, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Muraho yemwe, muraho. Ndabasuhuje, Yesu ashimwe bene data, nshuti za Kristo Yesu. Muraho neza, ni Riziki Chantal. Ndi hano i Kigali mu gihugu cy'u Rwanda. Suhuje abari hirya no hino mu bihugu by'abaturanyi, Burundi, Kongo, Uganda, Tanzania, muri Afurika hose ndabasuhuje mwese. Muraho. Ndetse ndasuhuza n'abari muri Amerika, abakunzi b'umusaraba, abashaka ubwami bw'ijuru bari gusiganirwa kujyayo. Muraho. N'ab'i Burayi, za Aziya, muraho bene data. Mbasuhuje nishimye cyane n'urukumbuzi mu mutima, nifuza ndetse ko twazahurira muri rwa rurembo. Ni nacyo gitumye mpagurukira kongera gufata ijambo Bibiliya ngo tuganire ijambo ry'Imana, twibutsanye muri uru rugendo ibikwiriye nk'abagenzi bajya mu ijuru. Reka dusomere ijambo riboneka mu gitabo cy'Abagalatiya, ku gice cya 5 umurongo wa 16. Haravuga ngo, umutwe w'amagambo ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Nuko haravuga ngo, ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko ibyo bihabanye, nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mutwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere igaragara niyi: gusambana, no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira ukuri, ndababwira hakiri kare, nk'uko nababwiye kera, yuko ukora ibisa bityo atazaragwa ubwami bw'Imana. Ukora ibisa bityo. Ahangaha ijambo riravuze ngo ndavuga ngo muyoborwe n'umwuka. Hari imyuka, hari n'umwuka. Imyuka iriho muri iki gihe ndetse iri gusirikira no mu madini, ivuga ko byose nta kibazo, ko icyo Imana ireba ari umutima gusa. Ariko umunyarwanda yaravuze
aca umugani ngo akari ku mutima gasesekara inyuma. Burya niwajya kwambara umwenda umutima utabanje kuwushima no kuwemera ngo usohoke mu rugo ugende, ujya guhaha ikintu umutima ari wo wakwemeje, burya ukugaragara inyuma n'imbere ku mutima ni kuri rwose, ni kuri. Ntabwo twajya kure y'ibyo twibonera inyuma, kuko na Yesu ubwe yaratubwiye ngo abanjye muzabamenyera ku mbuto zabo, biri muri Matayo igice cya 7. Ahishura be kuko yarazi ko hazabaho ibintu by'uburyarya byinshi biyoberanya mu izina rye, kuko yabwiye abantu ngo mu bintu muzitondera muzirinde abahanuzi. Ntigeze avuga ngo muzirinde wenda abapfumu kuko turabazi, ntigeze yivuga ngo yaravuze ngo mu bintu muzirinde muri iyi nzira ijya mu ijuru, muzirinde abahanuzi b'ibinyoma, kizabibaranga abanjye muzabamenyera ku mbuto. Umuhanuzi utagira imbuto wowe wese ni umuhungu wa Sekinyoma, niba ari n'umugore yaba umukobwa ni mwari wa Sekinyoma, ni umukobwa wa Satani. Twigarukire rero, haravuga ngo muyoborwe n'umwuka. Kiranga umwuka w'Imana hava akagera azirana n'ibyaha. Ariyo mpamvu ngikizwa no muri Pentecote, mu guhamagarwa kwanjye nakijijwe sanga habamo kwihana ibyaha. Ni nacyo kintu cyabaga kigamijwe kuruta ibindi, ni nawo mwanya wahafataga umwanya munini cyane, ndetse ugasanga baravuga ngo wenda nitushake twihane dutahe. Ariko mu bintu Satani kuko azi ko ariho ubugingo bukirira bunahembukira, aribyo byashobora kutugeza mu ijuru, icyo kikarabiro nicyo yabanje gukuraho. Kandi no muri Isiraheli na kera kose na imbere y'ihema ry'ibonaniro Imana yari yarashyizeho igikarabiro. Mugera twakuyeho ikintu bita kwezwa, amateraniro atabonekamo kwihana, arayimigisha gusa. Ayo yose nayo kwa rusofero, bababwira ngo irabatabaye, ngo ikwemeje ngo abagupinga. Ayo yose bande bagupinga urarwana nande koko? Ko Paulo yavuze ngo niduhangana n'abinyama n'amaraso, ngo ahubwo ni imyuka iri ahantu ho mu kirere. Ntago ari abinyama n'amaraso, nubwo wishyiramo abaturanyi ukwiriye kubababarira kuko Satani aba yabaciyemo, ahubwo ukwiriye kumenya imbaraga urwana nazo, kuko Yesu yabwiye Petero ati ni ukuri urugamba rwacu si urw'umubiri. Bene data, ibyo turwana si iby'umubiri. Igihe Yesu bari baje kumufata, Petero akabikura inkota agiye gutikura umuntu, amuca ugutwa wenda arahusha, nuko Petero Yesu afata ugutwa asubizaho. Yemwe bantu mwanze kubabarira babahemukiye, mukwiriye kubabarira kuko uru rugamba si ukurwanira mu mubiri. Reka twigarukire ngo muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kamere y'umubiri, umubiri urarikira byinshi we, ngaho umubiri urarikira ibigezweho. Urabizi ko ari abagore badasinzira umugabo atamusohokanye ngo amujyane ku mazi kwigaragura mu mucanga nk'umwana w'uruhinja. Urumva ibintu umubiri urarikiye. Umuntu w'umubyeyi ubyaye kangahe 4, 5, 6 ngo arashaka kwidumbaguza ngo uruhinja muri pisine. Ariko iyo umwuka kurimo hari ibintu ugenda wica uby'umubiri, ugasanga umuntu w'umugabo nawe ngo agiye kwidumbaguza, yavuye mu rugo yiyuhagiye, ariko ntibimunyuze ngo nejejwe no kwidumbaguza nk'akana. Hari abana mbona muri Nyabugogo bidumbaguza. Burya ni ukuri nawe wibaza, ibyo bikaba byakuraza ishinge, ibyo ntusinzire ngo urashaka kwidumbaguza. Ibyo umwuka ashaka ntabwo ari byo umubiri ushaka, ntabwo byoroshye. Ahangaha ngo kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Umwuka arantegeka gutega igitambaro, kandi nanjye ndashaka kugira ngo niba ndi umuhanuzi, umwuka arambwira ngo ni byiza ko mpanura nipfutse umutwe. Nakijijwe. Abaririmbyi benshi batahagarara ku ruhimbi, nta wabihangara ngo ahangare kuririmba, kuko babaga bazi ko bagiye ahera, bagiye gutamba igitambo cy'Imana nta bwibone, batari gukorera isi, ahubwo bagiye kuvuga ibidasanzwe ubutumwa bw'Imana. Ariko ubu
noneho na poroduwi zagezemo ibintu byose ibisuko by'amoko, kuko ibyo umwuka arabyanga. Nakijijwe umuntu yinjira mu rusengero umutwe harimo ibisuko kandi apfutsemo n'igitambaro. Na bamwe bagiye bashinga amadini barabirwanyaga, ariko bagiye babizirura kubera iki? Gutwarwa n'umubiri. None se ntabayoboraga za Bibare? Iyi saha bavuga ngo ibyo ntacyo bitwaye, kandi aribo bafataga n'inzembe bakogosha abantu uti ibi bintu umwuka ntabishaka. Za Nyarugenge bagasimbukira abantu, umuntu bakamukuramo igitambaro uti ibi ni iki wapfukiyeho? Umwuka mu byo ashaka ntago atwemerera kwigira uko Imana itaturemye rimwe na rimwe, ariko umubiri urarikira ibidafite umumaro. Nuko aho ngaho reka dukomeze turebe. Birahabanye. Urantegeka kwambara rukubita ihuku kandi ifite amaguru meza, yemwe yose ni meza, napfuye bajyana byibuze akuka gaheze bashyira mu isombe, byibuze umva ko ari meza. Si inyo gusa umva ukuntu umubiri utujyana habi, kwiyambika ubusa nk'abana. Nuko twikomereze ngo gukora ahangaha ngo nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Umuntu uri mu mwuka w'Imana kwirinda ubusambanyi ntibimugora, ndetse bigira bikamutera iseseme. Ntago rero ijambo itegeko ryo gusambana riba rikimubereye umutwaro, ahubwo yumva ari ubuzima. Kwiba iby'abandi nawe babona ari ukurenganya abantu. Ntago amategeko aba akivuga ngo muri we ngo amutware amuhambire, ahubwo ababona ari ngombwa. Ariko tubwizanye ukuri, amategeko tuyakuyeho. Guverinoma zose zihagarare, abantu wenda bataza agaciro k'amategeko, batabona umumaro w'amategeko, bavuze ngo bikuweho. Uragira ngo umuntu yakwiba undi ntawe wajya kuregera? Abantu ku isi yose nyuma y'isaha imwe twaba tumaze kumera nk'inyamaswa, nta wagenda mu modoka, kuko ukurusha imbaraga yayigukuramo. Amazu twayasenya, twarenza kuba intare. Umugore ntiyagenda mu nzira, yajya ahura n'umugabo agashyira hasi agasambanya. Mumva umumaro w'amategeko, ubwiza bwayo. Ubu witwa umugore w'umugabo, ntawe uguhangara kubera amategeko. Burutagira ngo Imana yashyizeho amategeko, ndetse yemera ko abami b'isi bashyiraho amategeko. Afitiye umumaro twe. Impamvu y'amazu y'amayetaje tureba ni amategeko. Bitariho byose twaba mu ishyamba, ntacyo twarusha inyamaswa. Umuntu yajya ahura n'undi akamusambanya, pfa kuba umushimye. Umuntu yaba adashaka undi akamwica, ntaho kuregera hari. Uko inyamaswa zibayeho nuko twasa, nta n'imyenda yabaho. Ibi bikorwa byose mureba byaturutse ku mategeko, kandi amategeko burya ni ubwenge. Ni nacyo turusha inyamaswa, kuko impyisi nta mategeko, ingurube nta mategeko. Kuba zitagira amategeko nta kandi kenge, ihene nta mategeko. Nuko kuba dufite amategeko ni ikimenyetso cy'ubwenge. Twigarukire. Haravuga ngo dore imirimo ya kamere igaragara niyi: gusambana no gukora ibiteye isoni. Uzacunga abasambanyi no gukora ibiteye isoni birajyanirana. Uzacunge ntago umuntu w'umukobwa ufite iduka acuruza umubiri we, ubugingo bwe. Numvishe i Burundi babivuga neza ngo nabadandaza amagara. Ni ukuri kose bene data, ntago wadandaza amagara yawe ngo uhasigaye wambare rukubita ihuku. Iryo duka se baribona gute? Ugomba kwanika ikibero kugira ngo nanone abafite amajisho, nanone y'amaso, mbese abagabo badafite akarido, urugi ku maso, abo bose bagwe muri uwo mutego, bagwe muri urwo rwobo. Bibiliya ivuga ngo ni abagabo b'ibigoryi, abagabo b'abapfapfa. Nuko babasha kugwa aho hantu muri urwo rwobo. Wewe ushobora kubona ari ikibero, ariko burya ni urwobo. Nuko noneho niyo mpamvu habonekamo kwambara nabi, kwanika intugu, ibitugu hose, amabere, kwanika inda. Ibyo byose biteye isoni, ibintu by'isoni nkeya. Ariko nabonye n'abahungu bacu basigaye bambara utuntu da,
ye baba we ubu kabutura bucimburiye aha ngaho data bamwe baramanuye ngo ni byo gupoketa, maze Satani ashaka kudutera imbere rero kugira ngo abana bakibyiruka tubafate poketi, akumva ngo ni izina rigezweho kugira ngo agwe aho hantu, abo bose bagwe mu rwobo. Ibintu byitwa deshire, ugasanga ipantaro bacomoyeho ku kibera ikintu cyose. Hari abantu bakoze akantu bavuga ngo ubukene, ubutindi n'umurengwe birasa, usanga umuntu yambaye ibishwanyagure, ariko Satani azi guhuma abantu. Ibintu by'isoni, usanga wagiye wanitse ikibero cyose ngo ni ibigezweho. Ntugire isoni z'abari kureba ikibero cyawe. Abantu rero nk'abo ni nta kintu bibatwara rwose iby'isoni. Nuko ngo gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke. Buriya ugasanga umugore yambaye ijipo, akajipo kabonerana, baramureba uko ateye, isoni nkeya ngiyo kora, bari kureba uko aforomye, kora yo yitwa ngo amahirwe ya nyuma, niba ikibuno kirimo umuhiro bakawubona, niba hari ahatebeyemo mu mubiri bakahabona mu mahirwe ya nyuma. Witonde ibintu by'isoni nke, kubaho utagira isoni zo kuvuga ngo ibi bintu uretse n'abantu Imana iri kubibona uti uri umukirisitu, burya uri nyakwigendera warapfuye. Nanone kubwira ngo uri umuntu w'umugabo ufite noneho umugore, uri umugore ufite umugabo, aretse ko ni hari ikintu giteye isoni kinababaza kubona umugore wubatse, si n'umupfakazi, noneho ikintu cy'ikigore rwose gifite amajisho abiri ukabona gihangaye kuryamana n'umugabo w'abandi. Uwo muntu yewe simbizi, ariko Imana muri zabaha ingororano, nta kintu ukora ngo uzananirwe kubikirwa ibihembo. N'isoni nke no gusenga ibishushanyo. Bene data, abantu musenga ibishushanyo Imana ibyanga urunuka. Hari amabumba bumbwe mu bishanga no mu nsengero mu makiriziya yashyirwamo, bakayatera amazi y'umugisha kandi bakivanye mu gishanga. Ni ukuri bakibajije, bagiteye ishoka, barangije basiza akarange, umuntu yahanyura imbere akunama. Ibi bintu ababikora bazahabwa umugabane wo guhabwa nabo kurimbuka. Sinatinya kubivuga ko nabaye kwa padiri, nta na hamwe Imana yigeze yemera ko abantu basenga ibishushanyo. Rwose ibyo bintu mwumve ko umwuka wabibazaniye ayo mashusho ntabwo waturutse ku muremyi warebye ijuru n'isi, kuko Imana izira ibintu by'ibigirwamana. Si ibishushanyo byo gusa, hari n'ibindi bigirwamana abantu biyimikira. Ikigirwamana cyitwa ifaranga nacyo kirimbuje benshi, ku buryo abantu bareka gusenga amateraniro, abantu bakabasha kwicara no kugambanirana nka gukuza ku kazi, umugore n'abana bawe bakabura icyerekezo. Nitwaje agaciro ufite ngashyiramo uwo shaka, icyo gihe cyangwa ngasambanira akazi, ako kazi kaba karangije kuba ikigirwamana. Ibyo bintu Imana ibyanga urunuka. Ngo gusenga ibishushanyo n'umugore, ibyo ngibyo ibigirwamana Imana irabyanga. Ngo gusenga ibishushanyo no kuroga. Hari ukuroga bisanzwe gukorana na Satani, hari no kuroga mu buryo bw'amagambo. Ugasanga umuntu ari kwangisha kubera urwanga ufitiye umuntu, ukagenda umusebye ukamuhimbira ibyaha, burya uba uri umurozi. Hari no kwigisha inyigisho z'ubuyobe, nabwo uba uri umurozi. Wemeza abantu, gutinyura abantu gukora ibibi, uba uri umurozi. Kwinjiza abantu mu byaha nabijyamo ni byinshi. Kwinjiza abantu, mwibuke hano mu Rwanda abantu batishishikariza abandi 94 kujya mu mashyaka no mu nsengero bakabyigisha, bari kuroga abantu, kuko ntabwo umwuka w'Imana atwemerera kwinjira mu mashyaka keretse ishyaka rya Kristo iryo ryonyine gusa. Ariko mu gihe ubishishikarije abantu kandi ukitwaza ukabeshya ngo ni Imana, uba uri kuroga. Ntabwo umugenzi ujya mu ijoro ahura na politiki. Mesa kamwe uginjira mu by'ubwami bw'ijuru cyangwa ukomeza iby'isi. Hari icyo bita kuroga, hari no kuroga nyakuroga. Turugeze mu gihe abantu basigaye batinya n'amazi yo mu nsengero kubera abatekinisiye binjiyemo. Kubera iki? Bararoga. Ubugome bwuzuye abantu. Sanga umubyeyi baratinya kumuhereza agahinja undi mu mama kandi yitwa ko ari umukirisitu. Kubera iki? Nta kizere bagufitiye kubera amateka bakuziho.
nuko umuntu uroga nawe nta bwami bw'ijuru ateze. ahangaha no gusenga ibishushanyo, kuroga no kwangana no gutongana n'ishyari n'umujinya. Kwangana tujya twigisha abigisha bamwe ngo ishyari ureka da, kwangana gutongana biteye isoni ku kanwa k'umukristo, gasohokamo ibitutsi, rimwe na rimwe gatukana abana wibyariye ngo ni ibicucu, nta bwenge bagira, kandi uzikura umugenzi ujya mu ijuru. Mwibuke ko Imana ijya ishyigikira amagambo tuvuga. N'umuntu utukana rero ntago ashobora kuzabona ubwami bw'ijuru. Mu gihe ubikoranye ibyo byose ubugome, atari ukwereka umuntu inzira akwiriye gucamo n'ishyari, ntabwo umunyeshyari azabona Imana. Nuko n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice. Ngeze akora aka kantu ko kwitandukanya, kwirema ibice. Ibi bintu bikunze kuboneka ku nsengero cyane cyane nko mu makorari, ugasanga abakire baregeranye, nibo bari kumwe ngo muri korari mu gihe barangije repetisiyo, abakire bari kuganira, abize bari kuganira, bari kumwe n'abize, inzahare nazo ziri kumwe, abahombanye nabo baregeranye, kwirema ibice. Uyu mwuka aho wageze aba bantu ntibashobora kubona Imana, kuko idusaba gushyira hamwe no gukundana, kugira ngo na wa wundi w'umutindi yafubye itagira shinge na rugero yumve ko nawe Imana yikunda mu gihe bene se bari kumwibonamo. Ngo no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Kugomanwa no gusinda, ubu noneho barokore bene data, mwibuke ko Imana yavuze ngo turwanye icyaha. Muri Bibiliya niko handitse ngo ni 9 gusa nacyo. None bya biteye isoni wararetse mitsingi, inzoga zihambaye za primus, inzarwa za wisiki, ariko Satani akakuzanira igisa n'inzoga, ngizo za panashi, za Red Bull, amakambuca, ibyo byose ukaburi kugotomera, ibyenda gusa nazo. Kandi tugomba kwirinda icyaha ni 9 gusa nacyo, twikomereze aho ngaho. Rero angaha mu Bagalatiya, Pawulo aravuga ngo ndababwira hakiri kare nk'uko nabibabwiye kera, yuko ukora ibisa bityo atazaraga ubwami bw'Imana. Umuntu wese uri gukora ibisa bityo akanywa ibisindisha, imibiri yacu ni isengero z'umwuka, ntidukwiriye kuzishyiramo ibintu nk'ibyo. Niba utanywera mitsingi muri kiliziya ngo watumurira agatabi, bene data, ni nako iyi mibiri ifite agaciro kurusha yari amakiliziya mureba. Niba mu kiliziya mu rusengero utagerayo ngo hakubitire icupa, umubiri ho ni icyitonderwa, kuko uzirana n'ibiteye isoni bisa bityo. Ubikora rero ntateze kuzabona ubwami bw'ijuru. Bene data, umugore utabasha kubaha umugabo akamusuzugura ugasanga ni igisambo, nawe ntateze kubona ubwami bw'ijuru. Reka mbefungiye aha, ariko niba uzi kuri gusambana ugakuramo inda, ukarara wikinisha, ugasomana bakakwagaza ng'ingurube, nawe ukemera ugatega umubiri wawe, nubwo ubikunze mu mwuka, umwuka w'Imana yaguhunze kare, kuko ngo birahabanye. Ni ibintu bibiri, ni imbaraga ebyiri. Hari imbaraga z'umubiri, hari n'imbaraga z'umwuka. Ntabwo umwuka yabasha gukorera mu mubiri, utwarwa n'ibyo kamere y'umubiri iri gushaka. Ngaho wisize utuntu ku munwa, umunwa uratukuye nk'uw'inyoni y'umununi, uyu mwuka ntabikunda. Reka hari ibintu utobaguye amatwi, buri Imana ikubajije gutwi, iyo wakuye mu zuru kwawe yagombaga gutobora yahatoboye, iyindi myengo ushyira ku mubiri ni iyiki. Bakristo bene data, umuntu wese ukora ibyo nta bwami bw'Imana ateze kubona, kuko mu ijuru Imana ntabibone. Imana iragushaka uko yakuremye. Izo nzara womekaho, ayo maranga uri gusiga, ngo abanyedini, ngo abayobozi, ngo pastor wanyu, ngo umushumba wanjye ngo yarambwiye ngo rwose nta kibazo. Uwo mushumba yarakubambiwe, yaragupfiriye,
nta na rimwe Imana yigeze, umwuka w'Imana mwibuke ko ari we twasigiwe, ni nawe uri kutuyobora mu kuri, uri kutubwira ngo munyuraha. Uwo mwuka mu bantu bari gushaka ubugingo, ariko cyakoze ushaka vizaho nakubwira iki? Niba uri gushaka gutura mu mahanga nababwira iki? Dore isi bari imbere rwose, ibibanza mujye guhitamo. Ariko niba ari ubwami bw'ijuru, niba ari ubwami bw'Imana, ntabwo bicanyi bazajyayo, abaroga ntibazajyayo, abasebya abandi, abagambanirana, abamena amaraso atariho urubanza, abo bose nta bwami bw'ijuru. Urwego rwose urimo ntabwo rukwemerera gukora ibyaha. Ngabwira n'abagore muri kwambara amapataro, ntabwo kamere y'umubiri yakubuza kwambara ipataro. Kubwira ati gacekemo, bareba amataye, bigendera amabuno agenda nyeganyega, wemeza abantu. Ibyo ni kamere y'umubiri, kwemeza abantu. Ariko mu mwuka aho ubugingo bwawe buri kumanukira gihonomo. Ariko niba ushaka ubwami bw'ijoro, emera wambare rukubita ihuku, ambara ibyo kamere y'umubiri idashaka, ariko Imana ibishima, bidakojeje isoni, bidateje ikimwaro. Imana ishimwe. Reka dusenge. Uzi ko yakoze ibyo kamere y'umubiri irarikiye, akayoborwa nabyo, aca bugufi dusaba Imana imbabazi. Nzi ko ushobora byose, nta kibasha kurogoya umugambi wawe wera. Uri Imana nyamana, uri hejuru ya byose. Ni wowe wenyine ujya utuyobora mu kuri kose, ukatwereka aho dukwiriye kunyura. None Data mwiza, isi abantu benshi batwawe na kamere y'umubiri, ndetse bari kwihesha amahoro ko nta kibazo kirimo. Ariko ijambo ryawe ryavuze ngo kamere ibyo irarikira, umwuka arabyanga. Ibyo umwuka ashaka, kamere irabyanga. Abarimo bitwaza ngo ubwo mfasha abarwayi, icyo kirahagije ngo iriye kwitwara uko shaka. Ariko ibwami bw'Imana si ubw'amagambo, agakiza bisaba kubahiriza ikintu cyose umwuka ashaka. Unyemerere wigisha abatuye isi, ukangura abasinziriye, bongere basubire kuri gakondo y'ibyo umwuka w'Imana ashaka, kugira ngo babashe gucika urupfu rwa kabiri, babashe gukurirwaho kurimburwa kuzazira amahanga yose y'abatuye isi. Urakoze kubyumvishe, ni mu izina rya Yesu, amen.